Ku ya 7 Mata 1994, itariki mbi ku Rwanda, itariki mbi ku Banyarwanda itazibagirana mu mateka y'u Rwanda. Ku ya 7 Mata niyo yabaye intangiriro y'iminsi 100 y'umuborogo mu Rwanda, iminsi 100 y'icuraburindi mu Rwa Gasabo, aho abantu batangiye kwica abandi babaziza uko bavutse, bitwaje imbarutso y'indege ya Habyarimana yari imaze guhanurwa. Abangaba bayitwaje iyi ndege batangira gushyira mu bikorwa umugambi wari umaze imyaka myinshi bategura wo gutsemba abatutsi mu Rwanda nta n'umwe usigaye. Ese ubundi byatangijwe nande? Umugambi wari uwuhe? Indege yahanuwe nande? Ibi byose iyo tugiye kukuvira imuzi n'umuzingo tugiye kubikubwira muri iki kiganiro, ndetse ibingibi tugiye kwifashisha ijambo rya Dr. Bizimana Jean Damascene, uyu nguyu akaba ari Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, waje gusobanura byose ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana byatangiye ku ya 6 Mata 1994, aho abantu batangiye guhita birara mu mihanda ndetse bagatangira gutumanaho uburyo bwose bari baziranyeho, aho batangiye kwica abatutsi muri iryo joro. Byagenze bite? Nibyo tugiye kukubwira. Tuguhaye ikaze. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene yatangaje ko Philippe Reyntjens ukunda kumvikana ashyira imbere ingengabitekerezo ya Jenoside yakoranaga bya hafi na Ngeze Hasani wayoboraga ikinyamakuru Kangura cyakwirakwije urwango ku batutsi, ndetse banacura umugambi w'ikinyoma wo kubeshyira FPR Inkotanyi ko yagize uruhare mu guhanura indege ya Habyarimana Juvenal wari perezida w'u Rwanda. Indege yari itwaye Juvenal Habyarimana yahanuwe mu ijoro ryo ku wa 6 Mata 1994, mbere yuko Jenoside itangira gushyirwa mu bikorwa ku ya 7 Mata 1994. Jenoside yakorewe abatutsi yahise ikorwa mu buryo bweruye mu gihugu hose, bigizwemo uruhare n'abasirikare, abajandarume ndetse n'interahamwe. Minisitiri Dr. Bizimana Jean Damascene abinyujije ku rukuta rwe rwa X yagaragaje ko Philippe Reyntjens wanditse itegeko nshinga ry'u Rwanda mu 1978 yashyizeho ingingo zatumye ubutegetsi bwariho bubona icyuho cyo gushyiraho amategeko akandamiza abatutsi kugeza bakorewe Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bizimana yaje kugira ati: kuva mu 1994 umubirigi Philippe Reyntjens yakomeje gushyigikira inshuti ze zagize uruhare muri Jenoside yakorewe abatutsi, ndetse n'abifashisha mu guhimbira ibinyoma FPR ayishinze ibyaha biri ku rwego nk'ibyo bya Jenoside yakorewe abatutsi. Ni amayeri ye yo gushaka kwemeza abari abayobozi ku butegetsi bwa Habyarimana binyuze mu guhimba Jenoside ebyiri ngo aburizemo ukuri ku ruhare rw'abakoze Jenoside yakorewe abatutsi, bakabagira inzirakarengane za FPR nk'aho nayo ari leta y'abajenosideri. Bizimana yatanze urugero ku mikoranire ya hafi ya Ngeze Hasani wari umwanditsi mukuru w'igitangazamakuru Kangura, ndetse na Reyntjens, by'umwihariko mu ibaruwa uyu mubirigi yanditse ndetse akayandikira Ngeze ku ya 9 Gicurasi 1997. Kangura yari ibogamiye ku butegetsi bwa Habyarimana Juvenal ndetse bwashyiraga imbere inyungu z'abahutu. Yakwirakwije urwango ku batutsi, by'umwihariko muri nimero ya 6 mu Kuboza mu 1990, aho yaje gusohora amategeko 10 y'abahutu yakanguriraga abantu urwango rushingiye ku moko. Iyi baruwa yagiraga iti: byaba byiza cyane tubashije kwerekana uruhare rwa FPR Inkotanyi mu gitero cyahanuye indege perezida Habyarimana. Niba hari abakozi ba LTRM bari Nairobi, wenda ushobora kubabaza tukareba niba igisubizo cy'icyo kibazo cyanjye gishobora kuboneka. Muri iyi baruwa Philippe Reyntjens amuhamiriza ko yiteguye guhura nawe cyangwa se n'abandi banyamakuru mu minsi mike. Minisitiri Bizimana kandi yashimangiye ko Philippe Reyntjens yandikiraga Ngeze Hasani amusaba gushinja FPR ibyaha nyamara atayobewe ingengabitekerezo ya Jenoside yaramusabitse. Ese ubundi indege ya Habyarimana yahanuwe nande? Iperereza ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana ryatangijwe n'Ubufaransa mu 1998, nyuma y'uko imiryango y'abari bayirimo, abayitwaraga ndetse n'abakozi bayo bari bamaze kubisaba. Mu mwaka wa 2012 u Rwanda rwahaye rugara abacamanza b'Abafaransa barimo Marc Trevidic ndetse na Nathaniel Box, ndetse babasha kugera mu gihugu, ndetse batangaza ko ibisasu byarashe indege ya Habyarimana Juvenal byaturutse mu kigo cya Kankanombe cya gisirikare cyacungwaga n'abamurinda, ndetse ko baje gutangaza ko ntaho bihuriye n'ingabo za FPR bivuga ko n'ubundi zo zari ziherereye i Masaka. Hari inyandiko kandi z'urwego rushinzwe iperereza ryo hanze y'igihugu mu Bufaransa uzwi nka DGCE zigaragaza ko icyo gihugu cyari gifite amakuru ku bahanuye indege ya Habyarimana guhera ku ya 6 Mata mu 1994. Mu iperereza ryakozwe n'ibinyamakuru birimo Radio France ndetse na Mediapart,
byavumbuye inyandiko y'iki kintu ya DGCE yandikiye abarimo Perezida Mitterrand, ku mukuru w'igihugu ndetse no ku mukuru w'urwego rwari rufite uwahanuye indege ya Habyarimana, ndetse ikaba yari yatwaye n'abandi bantu bari bari muri iyi ndege. Iyi nyandiko irigaragaza niyo kuwa 22 Nzeri 1994 yashyizwe hanze na Minisiteri y'Ingabo kuwa 17 Nzeri 2015 mu gihe cy'iperereza ryakorwaga n'abacamanza b'Abafaransa bari barimo Marc Trevidic ndetse na Nathaniel Box. Iyi nyandiko ivuga ko abahezanguni babiri barimo Colonel Theoneste Bagosora wahoze ayobora ibiro bya Minisitiri w'Ingabo ndetse na Laurent Serubuga aribo batanze itegeko ryo guhanura indege ya Habyarimana. Kwa 12 Nyakanga 1994, nyuma y'amezi abiri indege irashwe, DGCE nabwo yari yagaragaje ko yahanuwe n'abahezanguni b'Abahutu bari bagamije kwikiza Perezida Habyarimana wari wemeye kumvikana na FPR Inkotanyi ndetse ntibabyishimire. Igishimangira ko Abafaransa bari bazi neza ayo makuru y'umuntu wahanuye indege ya Habyarimana nuko indege ya Habyarimana Juvenal ikimara kugwa aribo ba mbere bahageze, ndetse binavugwa ko aribo bajyanye agasanduku k'umukara cyangwa kazi nka black box kukabikana. Kangaka akaba ari ak'ingenzi ndetse akaba kashinzwe kubika amakuru y'ingenzi y'ibyabereye mu ndege. Uyu Hasani Ngeze yari asanzwe ari umuhezanguni wanga Abatutsi urunuka. Ngeze Hasani yaje gukatirwa igihano cy'imyaka 35 n'urukiko mpanabyaha rwari rwarashyiriweho u Rwanda rwari ruherereye Arusha muri Tanzania. Uyu Ngeze Hasani yaje gukatirwa iyi myaka nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ibyibasiye inyokomuntu. Indi nyandiko yanditswe na Lt Jens igaragaza ko mu bwicanyi bwakorewe Abatutsi mu Bugesera mu 1992 Ngeze Hasani yabugizemo uruhare rutaziguye. Iyi nyandiko igira iti: muri Werurwe mu 1992 interahamwe ndetse n'abasirikare barindaga Perezida n'abo mu nkambi ya Muyuya babarirwa muri 75 boherejwe mu Bugesera. Abasirikare bari bambaye imyambaro ya gisivile bafite ibyuma ndetse n'imbunda za masotera. Abagombaga kwitambika iki gikorwa by'umwihariko abayobozi bo mu bushinjacyaha bukuru ndetse n'abayobozi bo muri polisi bari babanje kwigizwayo ndetse bimurirwa ahandi. Iyi nyandiko ikomeza igira iti: abagizi ba nabi batwawe mu modoka z'abakozi ba leta. Lisansi yari ikenewe ndetse yatanzwe na Rwabukamba ndetse na Nzirorera, ndetse bivugwa ko yatwawe na Ngeze Hasani ikabikwa mu rugo kwa Rwabukamba. Bageze i Gashora mu Bugesera, abasirikare n'interahamwe bafatanyije n'interahamwe zo muri ako gace ndetse n'abaturage bagabye igitero ku miryango y'Abatutsi yari ituye aho ngaho itaravugaga rumwe n'ubutegetsi kuva ubwicanyi ndetse bwakwira hose. Iyi nyandiko ikomeza igaragaza uburyo inzego zimwe na zimwe zagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 zatangaga imodoka zatwaye abicanyi, bagatanga lisansi ndetse no gucumbikira abagizi ba nabi muri hoteli nziza. Yakomeje igira iti: abagizi ba nabi bahawe kuba ahantu heza cyane. Ngeze Hasani, umwanditsi mukuru wa Kangura, yagize uruhare mu byabereye mu Bugesera ndetse yaje kundeba muri hoteli. Dr. Bizimana Jean Damascene kandi yakomeje ashimangira ko Ngeze Hasani ndetse n'uwo Philippe Ritgens yashatse gukorana nawe nyuma y'ihagarikwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi, amushishikariza gufatanya nabo ko kugira ngo bashinze ibyaha FPR Inkotanyi. Ni umunyabyaha ruharwa kuko uruhare rwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no mwitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa ryayo rwagaragaye cyane mu myaka y'1990. Hasani Ngeze yavutse kuwa 25 Ukuboza mu 1957, avukira mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi. Hasani Ngeze kandi azwiho kubiba amacakubiri abicishije mu kinyamakuru Kangura yaje gushinga mu 1990. Uyu mugabo kandi azwiho kuba yarakoze mu kigo cy'igihugu cyari gishinzwe imodoka zitwara abagenzi cyitwaga Onatracom. Hasani Ngeze azwiho kuba yaranditse amategeko 10 y'Abahutu mu Kuboza, aho yaje kuyandika mu 1994. Akaba kandi yarabibaga urwango hagati y'Abahutu bagombaga kwanga Abatutsi urunuka kugira ngo bazabone uko babica neza baramaje kwibibamo urwango. Kangura ni ikinyamakuru Ngeze Hasani yarabereye umuyobozi ndetse cyatwizerwa inkunga ikomeye cyane n'ishyaka rya MRD ryari rya Perezida Habyarimana. Mu 1993 Ngeze Hasani yagize imigabane ndetse yaje kugura imigabane muri Eritrem, nayo yari ihuje ingengabitekerezo n'iki kinyamakuru cya Kangura. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Ngeze Hasani yagiye atanga ukuri kuri Eritrem ndetse agatanga amazina y'Abatutsi bagombaga kwicwa, cyane cyane akaba yarabatangaga aho muri Perefegitura ya Gisenyi yakomokagamo. Aya mazina yatangazaga ndetse akayavuga ku mugaragaro kuri Eritrem. Muri Kamena mu 1994,
kigeze, Hassan yaje guhungira i Mombasa muri Kenya, aho mu 2003 yaje gufungwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwaburanishaga ndetse rwari rwarashyiriweho u Rwanda rwari ruherereye Arusha muri Tanzania mu 2007. Rwabanje kumuhamya ibyaha ndetse rumuhanisha gufungwa igihano cya burundu, ariko nyuma aza kujurira ndetse ubujurire bwe bwaburanishijwe n'umucamanza Theodore Meron, ahaza guhanishwa gufungwa imyaka 35.